yambwiye ngo mbwira abantu ko ibyo abantu biringiye byose Imana ibikuyeho, ibyo abantu bubatse Imana ije kubisenya. Ndabaza ngo ni ibiki? Mwigize mubonaho umuntu ari umusambanyi ajya imbere akaba ari ujya kubwiriza ubutumwa, akaba ari we mushyitsi mukuru batumiye ku itorero runaka? Ibyo bintu Imana yarambwiye ngo biteye agahinda cyane. Kandi Imana irambwira ngo nzabwira abantu ko ije gusuhuzanya n'abantu muri iki gihugu cy'u Rwanda. Witeguye gusuhuzanya n'Imana? Imana ishimwe nimba witeguye gusuhuzanya na Yesu. Kandi irambwira ngo ibyo bigiye kuba umuyonga. Nagiye kubona mbona iki kirere kirijimye cyane kandi mbona kirimo ibisiga byinshi n'ibikona byinshi. Imana ishimwe, Imana irambwira ngo nuko kandi bigenze. Imana irambwira ngo nzababwire ko ihindishije umushyitsi iyi si. Imana ihindishije umushyitsi isi. Irambwira ngo nta karaba nta nicyo murumva, ibyorezo bibaye byinshi. Imana irambwira ngo mbamanuye umujinya wanjye, ugende ubabwire ko manuye umujinya wanjye nje kubahana. Kandi nohereje indwara zitandukanye. Mu ndwara yohereje ubabwire ko noherejemo n'ibisebe kandi byatonyokaga. Nabonaga ibyo bisebe birimo. Imana irambwira ngo ije gukora ikintu bita isuku mu ngo zabo. Hari abantu bakoreye Imana bazi ko banayikorera ariko nabo babizi ko babivanga. Aho ni Imana igiye kugenderera. Irongera irambwira ngo kandi nzabwira aba bantu batigeze bamenya Imana ibyaha by'indengakamere. Imana yambwiye ibyaha by'ubusambanyi buri gukorerwa mu nsengero bugakorerwa mu matungo. Irambwira ngo ibyo ni ibyaha ndengakamere. Irambwira ngo ibyo mugiye kubirebesha amaso abantu igiye kugenda ibahana. Irongera irambwira ngo kandi ije guhana abaganga by'umwihariko. Ndabaza ngo uzabahora iki? Irambwira ngo hari abaganga bari gusambanya abantu, abagore bagiye kubyara, etopazomenescence. Izo ni indwara Imana yambwiye igiye kohereza. Harimo kurwara ibisebe bidakira, harimo gutonyoka umubiri, harimo kwambara ipantaro kumva uratonekara, harimo kwambara ishati kumva uratonekara. Enatobazomenescence. Asante. Nabonaga igenda irimbura insina zirwaye. Insina zirwaye igenda izikuramo, izufururamo, insina zirwaye igenda izikuramo, isigazemo insina nziza. Niko yavuganye nanjye. Imana ishimwe. Imana irashaka kwikorera uyitinya. Yewe wa mugore we, yewe wa mugore. Ndi umugabo w'abana 4. Hanyuma nsengera ADEPR Gasagara. Paruwasi yahoze ari Rango, ubu yahindutse paruwasi ya Nyamata. Ururembo n'urwangoma, ubwo ni ntara y'Iburasirazuba. Ibindi Yesu naduhana umugisha. Umukozi w'Imana nawe Imana iguha umugisha. Nkuko tubizi ntabwo tujya dufata umwanya wo kuganira kandi dufite byinshi Imana iba yaraduhaye. Reka rero tugusengera Imana ukomeze utambutse ubutumwa Imana yaguhaye. Mana yacu turagushimye mu izina rya Yesu. Habwa icyubahiro kuko waturinze mu rugendo, ukemera yuko tubonana n'umukozi wawe. Uyu mwanya rero agiye gutambutsa message wamuhaye. Tumushyize mu biganza byawe mwami, avuge nk'ubwirijwe nawe, umurinde muri byose, ye kugabanya cyangwa ngo yongere, ahubwo ibyo ushaka ku bantu bawe abari byo unyuza muri we. Turamusengeye amavuta y'abakozi amanukire muri we, ahantu hashinga umunara kugira ngo ijuru rikomenekane nawe mu izina rya Yesu. Kandi nyiringabo Imana turasenze twirukana imyuka mibi aha hantu, mbaraga z'umwijima, izo mbaraga zose turazicyashye mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera ubutware bwawe abari bwo buganza aha hantu. Imbabazi zawe zibe kuri twebwe kandi dukorere mu mbabazi zawe. Abazadukurikira bose bazagirirwe nawe imbabazi nyinshi nk'uko wasezeranyije Dawidi kamubwira ngo ntuzamuvanaho imbabazi zawe. Natwe turasenze kugira ngo ubu butumwa bugiye gutambuka buzatume benshi bagirirwa imbabazi kubw'amaraso y'umwana wawe. Urakoze rero kubyumvise kandi kura mushoboza muri byose mu izina rya Yesu, amen. Ni karibu umukozi w'Imana. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Nasashyira nzira osaragenda yamaze iminsi 3 mu nda y'ifi, uruhanga rwe rurasa n'ibuye rya yaspi. Imana ishimwe. Imana y'amahoro nibahe umugisha kandi Yesu nabaha imbaraga. Imana itanga amahoro kuko twasanze Imana ari itanga amahoro kurenza uko abantu babikora. Umuntu nta muntu waguha amahoro, ariko Imana y'amahoro nishimwe. Dushimiye Imana ko twongeye kugera kuri kamera turi bazima.
Imana ishimwe. Imana ni nziza kandi umuteguro uba ari uw'Imana, ntabwo biba byoroshye muri iyi si, ariko turashimira Imana. Tugiye gusomana ijambo ry'Imana muri Yesaya igice cya mbere 16-19, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya mbere 16-19, no tugiye gusomana ijambo ry'Imana, hanyuma tusenga Imana cyangwa se tuganire ku by'Imana yambwiye. Imana ishimwe. Haravuze ngo nimwibagire mwiboneze mukore bya byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye, mureke gukora nabi mwige gukora neza, mushaka imanza zitabera murenganura abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanira abapfakazi. 18 muze tujye inama ni Uwiteka avuga. Naho bya byanyu byatukura nk'umuhemba birenduka umweru bise na sherege, naho byatukura tukutuku birenduka nk'ubwoya bw'intama bwera. 19 nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabaryoka akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Twakira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Imana imira ijambo yambwiye ngo mbwira abantu ko ibyo abantu biringiye byose Imana ibikuyeho, ibyo abantu bubatse Imana ije kubisenya. Ndabaza ngo ni ibiki? Imana irambwira ngo hari ibintu abantu bubatse, abantu ubwabo biyubakiye, Imana ije gusenya ikiyubakira ibyayo. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Irambwira ngo kandi mbivuge nshize amanga ko hari ibintu Imana ije kwiyubakira, kubera ko ari Imana yacu bwite. Abantu babyubatse babyubaka nk'abantu, ariko hari ibintu Imana ije kwiyubakira. Abantu bo barubaka bakubaka nk'abantu, bagira ibintu bakora, ariko Imana ije gukora. Imana ishimwe. Imana imbwira gutyo rero mu murongo muri Yesaya, irambwira ngo mbabwire biyuhagire biboneze bakura ibyaha bive imbere y'Imana. Ibyaha bakorera mu mirimo yabo, mu mirimo bavuga, mu mirimo bakora, mu mihanda bagenda, mu masoko bari, baba bari kubeshya n'ibindi baba barimo byose bidafite umumaro imbere y'Imana. Imana irambwira ngo ije kwibakira ibyayo. Abantu bubatse umurimo babyubaka nabi, murimo Imana barawuvanga, barabivangavanga. Imana ishimwe. Gafata umusambanyi akajya imbere akajya kwigisha, akaba ari uyobora iteraniro. Imana irambwira ngo ije kwibakira umurimo wayo. Mwigeze mubonaho umuntu ari umusambanyi ajya imbere, akaba ari ujya kubwiriza ubutumwa, akaba ari we mushyitsi mukuru batumiye ku itorero runaka? Ibyo bintu Imana yarambwiye ngo biteye agahinda cyane. Imana ishimwe kandi dusirike kigufi. Kera mbere abantu babazaga Imana bakayibaza, bakabanza bakanasenga. Twarasengaga Imana, tugasenga Imana, bakabaza Imana uwo muntu uzaza uwo ari we. Kumva umuntu ahagaze imbere mu iteraniro, abanyamwuka bari kubona ari imbwa, ihahagaze ari imbwa zikikije, ni ikibazo gikomeye. Imana yarambwiye ngo ije kwiyubakira. Nzabwira abantu batuye isi ya rurema, abanyumva bumva ikinyarwanda, abumva ururimi ni benshi, na diaspora bamwe bararwumva. Irambwira ngo ije kwiyubakira, ije kwiyubakira urugo rwayo. Abantu barwubatse na abantu barwubatse nk'abana b'abantu barushakamo indonye n'amafaranga, ariko Imana ije kwiyubakira. Imana ishimwe. Imana ishimwe rero ko ari Imana ije kwiyubakira ibyayo. Kandi Imana irambwira ngo nzabwira abantu ko ije gusuhuzanya n'abantu muri iki gihugu cy'u Rwanda. Witeguye gusuhuzanya n'Imana? Imana ishimwe nimba witeguye gusuhuzanya na Yesu. Kandi irambwira ngo ije gusura buri muntu wese ku giti cye, mu rugo rw'umuntu igiye guhatambuka ihagere. Nabonaga marayika agenda komanga, ndabwirwa ngo uko ari kugenda komanga ariko agiye kugenda komanga mu ngo z'abantu. Imana ishimwe. Witegure rero zasuzanye na marayika, kandi witegure ko agiye gukomanga ku rugo rwa. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo hari ibintu abantu biringiye, harimo ubutunzi, harimo amafaranga, harimo amazu meza, harimo amamodoka. Ibyo bigiye kuba impfabusa, niko Imana avuganye nanjye. Imana ishimwe. Rabito pezomene sanso de comptable. Imana ishimwe. Irambwira ngo nubwo wabyiringira rwose, ibyo bigiye kuba umuyonga. Imana ishimwe. Ariko ibyo bigiye kuba umuyonga. Nagiye kubona mbona iki kirere kirijimye cyane, kandi mbona kirimo ibisiga byinshi n'ibikona byinshi. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo nuko kandi bigenze. Irambwira ngo iratambutse, kuko abantu bose yagiye babwira kuva kera, ariko irababwira ntago bigeze bumva. Imana ishimwe. Nabonaga ibyo bikona biseka cyane. Imana nishimwe ko ari umukozi w'umuhanga. Rero Yesu azatugirira neza. Imana ishimwe ko ari Imana ije kureba, kandi Imana irambwira ngo ije kurebana n'abantu. Decide bose topezomene bayikoreye nabi. Abantu bayikoreye nabi n'abandi baba barayikoreye, umuntu akaba mu buririmbyi, ariko yayikoreye Imana ikabona ko yayikoreye nabi. Ayikorera nabi, atayikorera nabi akora ibyaha. Iyo umaze gufata umurimo w'Imana ukavangamo ibyaha uyikoreye nabi, irambwira ngo bigiye kubahana by'umwihariko. Igiye kubahana by'umwihariko. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko ari Imana yacu bwite. Irambwira ngo nzababaze ngo urukundo rwagiye he ko nta rukundo mukigira. Imana nishimwe.
irambwira ngo abayo mwabafashe mwarabasuzuguye, abandi murabakubita, abandi mubahora impano Imana yabahaye kugira ngo batagira ibyanyu bavuga, batagira n'ibyo bavumbura mu nsengero. Imana irambwira ngo mugiye kubonana nayo. Irambwira ngo byarayibabaje cyane yo mufashe umuhanuzi mukamusohora mu rusengero cyangwa mukamuterura mukamuheka mukamujugunya hanze. Imana irambwira ngo ibyo byarayibabaje iri mu ijuru, bitumye ifata umwanzuro kandi bitumye basura igitaraganya, bitumye isura abantu igitaraganya, niko yavuganye nanjye. Bitumye ihaguruka mu ntebe aho yari yicaye, Imana y'amahoro iza kubasura, eneko tazomene sansi, bitumye ihaguruka mu ntebe yayo y'icyubahiro ije gusura buri muntu kandi igiye kugenderera buri muntu. Imana ishimwe. Nagiye kubona mbona umuriro uratse muri iki kirere, mbona marayika amanutse muri uwo muriro, mbona havuyemo umuntu arambwira ngo aje gutambagira isi. Ndamubaza ngo uje gutambagira isi? Arambwira ngo nje gutambagira isi. Genda ubabwire ko nje gutambagira isi kandi nje guhana by'umwihariko. Hari abantu bazahanwa by'umwihariko. Irambwira ngo hari abantu bagiye guhanwa by'umwihariko bazahira muri iki kirere. Iki kirere bakagihiramo imyaka 1000. Niko yavuganaga nanjye. Irambwira ngo iki kirere bazagihiramo imyaka 1000. Kandi iki kirere badopire siregini bazagihiramo igihe kirekire. Ntago bazahita bahanwa kimwe n'abandi. Irambwira ngo hari nabizahita hana ku kanya. Abantu bari mu byiciro bagiye guhanwa n'Imana. Hari abazahanwa muri iki kirere, abo bita bangeso nziza bazahanirwa muri iki kirere imyaka 1000 bazategereza. Hari n'abantu bazahita bahanwa muri iyo minsi. Imana ishimwe. Irambwira ngo abantu bayo barasuzuguye cyane ndetse baratukwa, ariko irambwira ngo yemwe bantu batutswe nimukomere, uwabahamagaye n'uwo kwizerwa. Barabatuka ariko yo babatutse n'Imana babatutse. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo nzababwire ko ihindishije umushyitsi iyi si. Imana ihindishije umushyitsi isi. Irambwira ngo nta karaba nta nicyo murumva, ibyorezo bibaye byinshi. Irambwira ngo mbabwire ko ibyorezo bibaye byinshi, indwara zibaye byinshi, amaso y'abantu agiye kugenda ahumana, agiye kurwara indwara zo guhuma amaso. Ijya kunyereka ibintu yambwiye ngo hari indwara zigiye kuza zifate mu maso, uhuma amaso, nujya kwa muganga ntukire, nujya kwa muganga nabo bibayobere, nujya kwa muganga baguha ibinini bakubwire ngo itahire, byabananiye. Niko yavuganye nanjye. Irambwira ngo yohereje uburwayi bwinshi bw'ibisebe. Abantu bagiye kurwara ibisebe ntibajye bambara imyenda, umuntu ntiyambara ipantaro ntiyambare n'ishati kugira ngo adatonekara. Eto pazote se de bo sanson de compte. Irambwira ngo nzaze mbibabwire. Imana ishimwe. Nababwiye ngo nari maze iminsi 3 ndi mu masengesho, nibwo marayika umwami Imana nsanza ambwira gutyo. Arambwira ngo mwitegure indwara y'ibisebe, ibisebe ku rwego utazabambara n'ikabutura, ku rwego utakwambara ipantaro, ku rwego utakwambara ijipo cyangwa ingutiya, ku rwego utakwambara ishati, kubera ko ibyo bisebe naho nagare bisebe biri ku mubiri w'umuntu bigenda bidomaguye. Ndabwirwa ngo ubwo n'uburwayi Imana yohereje, kandi hamwe ngo n'umujinya wayo yohereje mu banyabyaha. Ariko icyambabaje nabonaga buri kugenda bifata abantu bitwa ko basenga nzi la so de bote contaibone. Nabonyemo n'abantu nzi baririmba nzi, nanjye mpagarara imbere mbwiriza biwacu ku rusengero, bamwe ndababona mbona ndanabaza. Mbaza Imana ngo ibi bintu ni ibiki? Kwaba abantu nayi twabizeraga babizerwaga mu nsengero, ibi bibayeho ni ibiki? Imana irambwira ngo mbamana umujinya wanjye, ugende babwire ko manu umujinya wanjye nje kubahana. Kandi nohereje indwara zitandukanye. Mu ndwara yohereje ubabwire ko noherejemo n'ibisebe kandi byatonyokaga. Nabonaga ibyo bisebe birimo amashyira, eno beto tazomene. Imana irambwira ngo n'umujinya wa Imanuye, kandi irambwira ngo imanuye abanyabyaha. Imana ishimwe. Irambwira ngo ibi bintu nzaze mbivuge. Irambwira ngo ugende ubabwize kandi ubabwire ukuri ko nje gukora isuku mu ngo zabo. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo ije gukora ikintu bita isuku mu ngo zabo. Hari abantu bakoreye Imana bazi ko banayikorera, ariko nabo babizi ko babivanga. Abo ni Imana igiye kugenderera. Irongera irambwira ngo kandi nzabwira aba bantu batigeze bamenya Imana, bari mu bigirwamana, bibera mu mirimo ya bibera mu byo batazi ko n'Imana ibaho. Mbibutse ko abantu benshi Imana yarambwiye ngo muri iki gihugu nta nubwo bazi ko Imana ibaho. Abenshi ntago bazi ko n'Imana ibaho. Irambwira ngo nzababwira itangazo rimeze gutya, nzababwire kwije kandi izanye inkota yayo, kandi ije kubashishimura, nta rwitwazo bazagira. Kuvuga ngo sinigeze mbimenya, ibyo ntago uzigera ubivuga. Niko Imana yavuganye nanjye. Irambwira ngo wowe alasire bonne topazomene,
wakoze ibyaha ukora n'ibyaha by'indengakamere. Ibyaha by'indengakamere Imana yambwiye ibyaha by'ubusambanyi buri gukorerwa mu nsengero bugakorerwa mu matungo. Irambwira ngo ibyo ni ibyaha ndengakamere. Irambwira ngo ibyo mugiye kubirebesha amaso abantu igiye kugenda ibahana kandi mugiye kugenda mubabura. Imana ishimwe. Irambwira ngo kandi hari imodoka nyinshi zigiye gukora impanuka. Debe seto pezomene sans. Kubera abantu ba nyirazo banze gukorera Imana, bakorera ibigirwamana. Imana ishimwe. Irambwira ngo nzabe babwire bakorera ibigirwamana, banze gukorera Imana, bakorera ibigirwamana kubera ubutunzi biringiye. Ubwo butunzi bubaye impfabusa, niko Imana avuganye nanjye. Irambwira ngo nk'uko ururabyo ubona rurabya, rwamara kurabya ubu bugahunguka, niko n'ibyanyu bihungutse, niko yavuganye nanjye. Irambwira ngo nze mbibabwire, uko ururabyo rurabya izuba ryava bugahunguka bwose bugashiraho, niko n'ibyanyu bihungutse. Imana ishimwe. Abantu bagiye mu myuka mibi bakorana na Antikristo, bakorana na Eliminati kugira ngo babone ubutunzi, ariko Imana yambwiye ngo ibyo bitesheje agaciro kandi mugiye kubona ineza y'Imana. Imana yambwiye ngo abo bantu umuriro wawe ugiye kubakamo etando ikimenyetso. Yambwiye ngo itanze impagarara mu ngo zabo ndetse nyinshi ku bagore n'abagabo, hagiye kubamo impagarara mu ngo zabo kandi bafite ubutunzi bungana butyo, niko Imana yavuganye nanjye. Irambwira ngo mbwira abantu ko ije kubasura kandi ije gusuhuzanya na buri muntu wese. Irambwira ngo mbwira abasambanya, abaruzi n'abapfumu, abagambana n'abaterekera n'ababandwa ko igihe cyari iki. Uyu mwaka ari uwo guhana abanyabyaha rwose, niko yavuganye nanjye. Irambwira ngo ibyo mbibabwire. Era biresire binisance. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Irambwira ngo yabivuze kuva kera, si ubwa mbere bivuze, ariko mugiye kubirebesha amaso yanyu. Irambwira ngo yohereza ibyorezo byinshi ku rwego no kwa muganga uzajya ujye ukabura aho ujya, na muganga wamuhamagara ntakwitabe. Irongera irambwira ngo kandi ije guhana abaganga by'umwihariko. Ndabaza ngo uzabahora iki? Irambwira ngo hari abaganga bari gusambanya abantu, abagore bagiye kubyara etopazomene sans, bakabasambanya, akabanza kubasambanya ngo bababyaze nyuma. Yambwiye ngo yarabitegereje ije kubarimbura, niko yavuganye nanjye. Irambwira ngo ubusambanyi bwateye mu baganga irahageze kandi irahatenze. Uwo murengwe, waba uri dogiteri, waba uri umuforomo, waba uri umubyaza, uwo murengwe watewe nawo Imana yambwiye ngo uje kubonana nawe, niko yavuganye nanjye. Irambwira ngo ibyo mbibabwiza ukuri, mbibabwiza ukuri. Ukabanza ukabwira umugore ugiye kumubyaza ngo nabanza azi. Irambwira ngo kandi mugiye kubonana. Imbwira ku bashumba n'abapasiteri batanga ibyangombwa, batanga ibyo bita rekomandasiyo zijya ku matorero. Irambwira ngo bene abo batanga rekomandasiyo ari uko banze kubwira umuvugabutumwa ngo baryamane. Irambwira ngo ibyo byabaje Imana iri mu ijuru. Yambwiye ngo irashe eresere bonne kandi imanukanye umuriro wayo. Imana ishimwe. Yambwiye ngo irababaye kandi ibabajwe n'abantu yaremye ubwayo, yiremeye ibaha umwuka ntibawugura, ariko bayikoreye ibintu bikomeye cyane, bahemukiye ubwoko bw'Imana. Imbwira ku bantu, Imana ishimwe, imbwira ku bantu barya ruswa. Irambwira ngo niki gituma umuntu w'umukene aza kugutakira ukamubwira ngo banza umiki niki? Wabaye gitifu, uyobora akagari, uyobora umurenge, ariko urabanza kubwira umuntu ngo banza ushakira amafaranga na gutya, kandi ari indushyi, ari umupfakazi, ari umukene, ari imfubyi, kuko utamurenganuye. Imana ije kubonana nawe, niko yavuganye nanjye. Irasido pasedo bene kontaibone lando bene zone sans. Imana ishimwe. Irambwira ngo kutigeze irenganura ubwoko bw'Imana, nawe ukaburenganya, ukamurenganya. Uwo mukene ubona usuzugura niwe uba mu mwuka w'Imana. Uwo mukene ubona niwe wagusabira umugisha kuri ako kazi ukora, kakamaraho iminsi kandi kakakugirira umumaro. Uwo muntu usuzugura ubona utagira inkweto, utagira ipantaro, wambaye ibyacimbaguritse, uwo niwe waguhesha umugisha ku Mana, Imana ikakumva. Wa mugabo, waba gitifu, waba meya, niko Imana avuganye nanjye. Yambwiye ngo ije guhana abantu, yiremeye mu ishusho yayo kandi mugiye kubirebesha amaso. Yambwiye ngo aba bantu bayisuzuguye rwose, bagakora ibyaha nk'ibya Sodoma na Gomora,
irambwira ngo iratambutse kandi ije kubahana. Imana ishimwe. Irambwira ngo mbabwire ngo igihe niki, uyu mwaka ni umwaka w'ibibazo gusa. Nta biryoshye nka bombo birimo, niko yavuganye nanjye. Ibiryoshye nka bombo n'uwayikoreye agatindana n'Imana akajya kukaragwa agapfa rupfu rubi, akaba mu ishyamba nk'iri turimo, akarara mu bihuru nk'ibi, imibi ikamurya, akaribwa n'imibu, avuga iyera y'amahoro. Eresani irambwira ngo ntangarize abantu bari kuyobora isengero bagendeye ku mashuri. Yambwiye ngo mbabwire ko igihe ari iki cyo kubakuraho, ishyizeho abana bayo yatoreje mu ishyamba, niko yavuganye nayo. Kandi irambwira ngo igiye kongera igarura ibihe byiza ibihe byiza by'umwuka wera w'Imana azajya akorera mu bantu bayo, abantu bagasengerwa bagakira indwara. Nagiye kubona mbonye abarwayi babaye benshi mu nsengero. Ndangije ibyo mbibonye, umuntu arambwira ngo nubwo babaye benshi sugira ngo bari bubona babasengera, ati nta bakibasengera babamo. Ndabaza ngo kubera iki? Imana irambwira ngo impamvu nuko hajemo abanyabwenge benshi nta mbaraga bafite zo gusenga, kubera amashuri yabo, kubera amadiplome bafite, n'aba lisansiye, n'aba zero, n'abafite masters. Igisinjya amenya n'iby'amashuri n'amadiplome, ariko ndabivuga uko Imana yabimbwiye. Irambwira ngo abo bantu bo baragiye bageze mu rusengero bagira ni mu nzu yabo bageze, bahafata nk'aho ari mu rugo iwabo kubera amashuri yabo. Yambwiye ngabo ntabwo muzongera kubabona umwaka utaha. Imana ishimwe. Yambwiye ngo igiye gushyiramo abana bayo yatoreje mu ishyamba, ivugana nabo. Era sagota bozomene sanse. Kandi irambwira ngo ibyira bikose mu matorero y'umwuka wera w'Imana, abana bayo igiye kubaha intebe, niko yavuganye nanjye. Irambwira ngo ibyo birayibabaza cyane kumva dope kota yumene sanse, babona umuntu bakamwinuba bakavuga ngo aranuka ari mu rusengero, nk'aho bamukorewe umugisha. Nibamukorewe umugisha nibamwambika yambaye imyenda yacimbaguritse, nta nkweto agira, nta pantaro agira, atagira aho aryama, abura arabwirirwa, ubizi muturanye, ariko numukorereho umugisha kandi ukavuga ngo usenga Imana, ukavuga ngo urasenga Imana. Yambwiye ngo ayo masengesho ntabwo ijye yumva, ayo ni amatakira ngoye. Banza ukora imirimo aho utuye, ugira urukundo, ufashe imfubyi, ufashe abapfakazi, ufashe abakene, wubakira abapfakazi, wubakira abantu, ugira urukundo. Nukora uwo murimo ntuzabana n'Imana, ko Imana avuganye nawe. Imana irambwira ngo kandi yohereje ibihano bigera kuri 7. Imana ishimwe. Ibihano bigera kuri 7 bitandukanye, ku rwego ugiye kujya ugenda no mu nzira ubwawe ukabona ko Imana yatambutse koko. Baravuga ngo Imana yatambutse ukagira ngo uzayibona igenda n'amaguru. Imana ishimwe. Imana igiye gutambuka ku buryo ubibona ukabirebesha amaso. Ibihano bigera kuri 7. Imana ishimwe. Icyambere, Imana igiye guhana abagabo by'umwihariko kuko basuzuguye abagore babo. Mwashakanye ari umusore, uri umusore nawe ari umukobwa, umugeza mu rugo, mubyarana abana 3 4, umaze kumubyarana nawe ubona ko ntacyo bamaze, ndetse ubona ko uwo mugore ashaje ashizemo amenyo, nta nicyo avuze. Ibyo Imana igiye kubiguhanira by'umwihariko. Umugore wo mu busore umusore no mu bukobwa, uwo no umugore Imana yaguhaye isezerano. Uragenda ujya mu bandi, ujya mu bakuze, ujya mu bakecuru, aho hose ugerayo, ariko irambwirije kugukoza isoni. Ubaye akabarore, uvuga ko usenga ubana n'Imana, ariko Imana yambwingira atambutse. Yewe wa munyabyaha we, sigaho wikinisha inkota y'Uwiteka ije kukurya. Imana irambwira ngo kandi ije guhana abantu alaso de bonne comptable bagize uruhare mu muryango wabo, bahemukira umuryango wabo. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Umuryango ukakurihira, wakurihira amashuri, wamara kwiga, wamara kugira ngo hejuru, nyamara ntugire icyo bamarira, ukajya yajyana mu kabari, bare nziza ukamenya yiherereye, hoteli nziza hari abakobwa beza ukahamenya. Imana yambwiye ngo mugiye kubonana, abo bantu igiye kubahana. Yabahaye akazi kugira ngo mufashe bene nyoko, mufashe abantu, mufashe abaturanyi, mufashe ushonje n'uwabwiriwe. Urangije uhitamo kujya muri bare, uraruceza bukarara bucya, wataha umugore wa karararira utasa 8 z'ijoro saa 9. Imana yambwiye ngo mugiye kubona, niko yavuganye nawe. Yaza akarira, wamukinguza, yatinda kugukingurira, wamukingura akamukubita. Imana yambwiye ngo ibyo byarayibabaje cyane. Yambwiye ngo icyo kirego cyageze ku Mana, bitumye haguruka irera boseyo. Irambwiye ngo heje indwara ya sida nyinshi mu burabo bantu.
niko yavuganaga nanjye. Ibyago biraje, harimo indwara ya sida, harimo igituntu, harimo ibihaha, harimo umwijima, harimo imitima, harimo kubyimba ubugabo. Izo ni indwara Imana yambwiye igiye kohereza. Harimo kurwara ibisebe bidakira, harimo gutonyoka umubiri, harimo kwambara ipantaro kumva uratonekara, harimo kwambara ishati kumva uratonekara. Enato bazomene sans asante. Imana irambwira ngo kandi ihagurukiye abantu batambye bagiye batamba ibitambo mu bana babo kugira ngo babone ubutunzi. Yambwiye ngo iramanutse, niko yavuganye nanjye. Irambwira ngo ibyo byari babaje cyane. Ubyaye umwana w'imfura uramutambye ngo kugira ngo utunge amafaranga, ibyo bibaye ubusa. Ibyo iyo birebye ibona ngo ari zero, niko yavuganye nanjye. Nkuko wafata zero ukayizinga, ibyo ni zero imbere y'Imana, niko yavuganye nanjye. Yambwiye ngo yemwe abantu mwanze kumva, abanyabyaha mwanze kumva kandi mukanga no kumvira. Kumva ni kimwe, mwarumvise ariko nimwigeze mwumvira. Irambwiye ngo ije kubonana nawe. Imana yambwiye ngo ije kurengera abantu bayo, abantu batindanye nayo, bagatukwa ku misozi batuye bahorwa izina ry'Imana, ndetse bakavumwa n'imiryango, abandi bakirukanwa n'imiryango, abandi bakavanga ubu n'ibigoryi. Imana yambwiye ngo ije kubarengera, kandi yambwiye ngo muzaba amahoro, kandi yambwiye ngo izabaha uburame. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo kandi abantu bazumva ubutumwa eto pazone kontaibona sanso de quoi. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo ize gushwangura insina zayo. Imana iratambutse kandi iragendagenze mu nsina nyinshi. Irambwiye ngo kandi n'insina zarwaye irazirimbuye. Nabonaga igenda irimbura insina zirwaye, insina zirwaye igenda izikuramo, izufururamo, insina zirwaye igenda izikuramo, isigazemo insina nziza. Niko yavuganye nanjye. Imana ishimwe. Imana irashaka kwikorera uyitinya. Yewe wa mugore we, yewe wa mukobwa we, yewe wa musore we, yewe wa mugabo we, Imana irashaka kwikorera uyitinya. Nutayitinya nawe uje kugukoza isoni aho utuye naho ugenda. Eto pazone sote bone kontaibone. Imana yambwiye ngo kubera ibyaha wakoze byo gufata abana ku ngufu, ugafata abana b'abakobwa ku ngufu, ukabura umuderegiteri w'ikigo, yambwiye ngo abaderegiteri abagendereye. Niko avuganye nanjye. Urayobora abanyeshuri, nyamara abanyeshuri uyobora niwe ubasha kubangiza. Irambwiye ngo igukojeje isoni kandi igiye kubirukana bone abo baderegiteri muri ibyo bigo. Yambwiye ngo igendereye abarimu ku bigo birwa basambanya abana b'abanyeshuri. Yambwiye ngo abibakojeje isoni rwose, mugiye kubirebesha amaso, ndetse abo barimu igiye kubirukana, igiye kugenda ubirukana, ugenda ubirebesha amaso. Niko yavuganye nanjye. Imana ishimwe. Irambwira ngo abo ngabo bageze mu murimo Imana iwubahaye bararengwa, bajya mu busambanyi, bajya gusambanya abana b'abanyeshuri. Ala zone kontaibone. Irambwiye ngo inkota yo ngiramanutse ije kubakubita. Niko yavuganye nanjye. Irambwira ngo nze mbivuge. Irambwira ngo mwabanyabyaha mwe mwanze kwihana, mwandyarya mwe, muri abasambanyi, muri abasinzi, muri abagambanyi muterekera, mwaranze kwihana kandi ngo muba mu nzu z'Imana, mujya gutukisha inzu y'Imana, mwakumiriye abandi mutuma abantu badakizwa. Mwebwe muragenda muba mu nsengero ngo muri abapenekote, ngo muri abaporo, ngo muri abadive, ngo kandi mukora ibyo byaha. Imana yambwiye ngo ije kubaheha nkuheha amabye. Niko avuganye nanjye. Imana irambwira ngo kandi iramanutse, umujinya wayo irawusutse ku banyabyaha. Umujinya wayo mugiye kubona mu mirima, umujinya wayo mugiye kubona mugenda mu muhanda, umujinya wayo mugiye kubona mugenda mu modoka, umujinya wayo mugiye kubona mugenda n'indege, umujinya w'Imana mugiye kumubona desere gone mo amuryamye. Umujinya w'Imana urabagenderera aho mutuye, aho muri kugendera desine mo. Imana yambwiye ngo irahageze ahantu uri hose kuri isi ya rurema. Yambwiye ngo irahageze. Yambwiye ngo ibyo byarayibabaje cyane kugera ku rwego urengwa wari warabuze akazi umara imyaka 5. Mwibutse ko wamaze imyaka 5 nta kazi, uri ruboroga uterera imisozi, Imana ikagwa uyihemba ubusambanyi, ujya gusambanya abantu uri kwigisha. Yambwiye ngo mugiye kubonana. Yambwiye ngo mugiye kubonana. Imana ishimwe. Imana iradoba zonte konta zomene santo akita. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo iraje kandi irababaye cyane, iyera y'amahoro, iyera yera cyane, iyera ituye mu ijuru wayo. Irambwiye ngo irababaye cyane kandi umujinya wayo irawusutse, iwusutse ku banyabyaha banze kurekura ibyaha byabo, banze kurekura karande zabo, banze kujugunya hasi. Enete korabone kwa ikoze umukwabo muri iki gihugu cy'u Rwanda. Hari abantu bagiye kwirukanwa bitunguranye, batari bazi ko bakwirukanwa, bazi ko akazi bagafashe mpiri.
baragafata rwose bamera nk'aho bavuga ati nta nubwo twava ku kazi. Yambwiye ngo abije kubirukana kandi bagiye kwirukanwa bitunguranye. Imana ishimwe. Irambwira ngo kandi ibimenyetso mugiye kugenda mubibona. Niko yavuganye nanjye kubera gahinda ifite. Bitumye Imana ikora kandi bitumye imanuka n'umujinya wayo. Irambwira ngo ibyo mugiye kubirebesha amaso yanyu. Yambwiye ngo se muzabibakira nzuki. Mwayubakiye nzuki. Irambwiye ngo mbabaze ngo mwayubakiye nzuki. Mwayubakiye nzuki. Mwebwe mwayubakiye nzuki. Yaragukijije urwaye ugira gupfa. Urangije urwara imyaka 10-15 Imana iragukiza. Imaze kugukiza uyihembye ubusambanyi. Irambwiye ngo mugiye kubonana rero. Imaze kugukiza uyihembye ubugome. Washatse umugore umukunda ariko umuhembye kumwirukana nicyo uhembye Imana. Kandi umwirukanye yari umukobwa nawe wari umusore. Imana yambwiye ngo mugiye kubonana. Topazone kontabosai. Yambwiye ngo ayo marogi uraramo utwo iyo bare wirirwamo. Abana batakuzi batarigeze bakumenya. Ubaheruka afite imyaka 2-3. Irambwiye ngo mugiye kubonana. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo kandi mbabwize ukuri. Ibi ni ubutumwa yampaye. Irambwira ngo mbibabwire. Imana ishimwe. Irambwira ngo mbibabwiye. Mwabyumva mutabyumva abayirabaza. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo mwamenyere biryoshye nkabomba koreka Imana. Mbabaze ngo niki wakoreye Imana, Imana izakwibukiraho muri iyi minsi yo kugotwa. Muri iyi minsi abanyabyaha bagiye guhanwa. Muri iyi minsi abanyabyaha bagiye gupfa kandi bagapfa nk'isazi. Niki Imana izakwibukiraho? Wowe mugabo unyumva, wowe musore unyumva, wa mukobwa unyumva, wa mugore unyumva. Niki Imana izakwibukiraho kugira ngo ubane nayo? Enako adopaye gonda zemene. Imana ishimwe. Niki Imana izakwibukiraho kugira ngo ubane n'Imana? Niki wakoreye Imana? Ni imfubyi wafashije? Ese ni umupfakazi wasuye? Ese ni umukene wubakiye? Ese niki Imana igiye kukwibukiraho kugira ngo ikurengere? Kora imirimo nk'iyo Hezekiya yakoze. Imana ikurengere nimba byumvise. Imana ishimwe. Imana yavuze ngo kora imirimo butarira. Dore bugiye kwira hakiri kumanywa. Kora imirimo butarira. Yewe wa mukobwa we. Imana ishimwe. Kandi Yesu abaha umugisha. Imana nibakomeza. Imana ibaha imbaraga kandi rebenesere bon tando de sai. Uzabyumva kumva. Uzabyumva kumvira. Imana izamugirira neza. Shalom, 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 shalom. Urakoze cyane mwene data kubw'ubutumwa Imana yaguhaye. Nukuri turashishikariza abantu kuva mu byaha. Nukuri ibi ngibi abantu barabyumva bakabona ari ibintu bisanzwe, bakabona ari ibintu mbese byakirabaye, ariko umunsi umwe hari umunsi bazashaka kuvuga ngo reka noneho twihane, ariko bitagishoboka. Nibyo. Nukuri turababwira ngo ni mwihane bigishoboka, ni mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, mu mwambaza akiri bugufi, umunyabyaha reka ingeso ze, ukiranirwa reka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka. Mukozi w'Imana urakoze cyane. Ntabwo njya nkunda kugira ibyo nkomatinga ku butumwa Imana yatanze, ahubwo senga Imana, usengera abagiye kumva ubutumwa kugira ngo nukuri amatwi yabo Imana izayakoreho babashe kumva icyo Imana ivuganye nabo muri ubu butumwa Imana yaguhaye. Imana ishimwe. Turagushimiye mwami w'amahoro. Turagushimiye kuri mwizubere maso ubugingo bwacu. Uri Imana itabura uko ibigenza ngo byemere. Mu bumana bwawe uteye ubwo turagushimiye. Tugushimiye turi muri iri shyamba tuvuga ngo habwe icyubahiro. Turagushimiye ko wari uri kerana n'ubu ni kuri ntabwo uhinduka. Abana b'abantu bo bajya bahinduka, ariko witwa Imana. Turagushimiye pa. Turagushimiye papa. Uri rabire dose dopazomene. Imana ishimwe. Turagushimiye papa. Turavuze ngo uri mwiza niko tuvuze. Twe turavuze ngo uri mwiza niko tuvuze. Reka bimenyekane kuri Imana papa. Abantu bumvise ubutumwa bagarukiraho. Kandi nibihana rebene topezomene. Rata papa uzabaho uburame. Uzabagirire neza. Reka bagarukira bave mu byaha. Yewe nyiribe muyobozi w'ikirenga turagushimiye. Ngwino bane natwe kandi babashe kumva.
Nini to pezonde dope to taigone monisance. Rabi enago adome antotayo. Rabi enezomenisance. Rabi etotaimin. Urera uruwo kwizerwa Imana y'amahoro. Urategeka bigakomera urindi imisozi, ukarimbura ibibaya, urategeka bikamenyekana kuri Imana itambutse, ikabimenyekane kari papa. Uharurira inzira abantu batindanye nawe bakitondera amategeko ya. Uyu mwanya turasenze duhamagaye Imana. Duhamagaye abamarika cyo n'abasirafu. Duhamagaye ibizima bine. Reka ineza yawe bimenyekane kuri Imana. Uri mwiza witwa Imana, ntabwo ujya uvogerwa, natwe turagushimiye pa. Turasabye kugira ngo bimenyekane kuri umwami. Urera de ijambo rya rirambwira ngo uba mu bwisho bw'isumba byose, ngo azahama mu gicucu cy'ishobora byose, ngo ndabwira Uwiteka n'ubuhungiro bwawe n'igihome kiducingira ku manywa na nijoro. Reka bimenyekane kuri umwami, tuzagushima. Urakoze kuri rabi totazomene santondekire mu izina rya Yesu redasai reremonekire. Uri mwiza, uri Uwiteka ine mini zayiminikuwa. Urakoze papa, urakoze papa, urakoze mwami. Reka babyumve kandi bumvire. Urakoze kutabaye kandi ugire neza mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen. Mwani baho umugisha. Shalom. Shalom.